ndagushima cyane ko wafashe umwanya kugira ngo ukurikirane kino kiganiro, kandi ndahamya ko ikiganiro cy'uyu munsi kiraza guhindura ubuzima bwawe. Muvandimwe, abantu benshi bakunda kwibaza ibijyanye n'abadayimoni. Wenda ujya ubona aho basengera abantu ukumva ngo umuntu bamwirukanye abadayimoni, cyangwa se ujya ubona wenda hari umuntu ukubwiye ati ufite umwuka mubi muri wowe, ufite umudayimoni muri wowe. Abantu benshi ntabwo bazi gutandukanya abadayimoni na kamere. Ese abadayimoni batandukaniye na kamere? Ese ni gute umuntu yamenya ko ikibazo afite ari ikibazo cy'abadayimoni? Ubundi se abadayimoni ubundi ni ibiremwa nyabaki? Hari ibintu wenda bavuga ngo abazimu, bakavuga ngo imyuka y'ikuzimu, bakavuga imyuka yanduye, bakavuga imyuka mibi. Ubundi ibyo biremwa ni ibiremwa nyabaki? Ubundi se bihuriye he n'abantu? Ubundi se abadayimoni bakuraho uburenganzira bwo kwangiza abantu? Rero muvandimwe, nabateguriye ibyigisho bisobanura ibyo bibazo, kandi ndahamya ko umuntu wese uzabikurikirana azungukiramo byinshi. Murabizi neza ko mu gihe cya Kristo cyo kuvuga ubutumwa mu isi, twagiye tubona abantu benshi yagiye yirukana abadayimoni. Twabonye intumwa mu gihe cyo kubwiriza ubutumwa zagiye zirukana abadayimoni mu bantu. Twabonye Pawulo mu gihe cyo kuvuga ubutumwa kwe yagiye akora umurimo ukomeye cyane w'ivuga butumwa, ariko atirengagije no kwirukana abadayimoni bari mu bantu. Abadayimoni batera indwara, abadayimoni batera ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima. Hari abantu uyu munsi none bagenda bafite ibibazo ariko batazi ko ibibazo bafite ari imyuka mibi. Uyu munsi ushobora kuba urwaye indwara runaka, uyu munsi ushobora kuba ufite ingeso runaka yakunaniye, uyu munsi ushobora kuba ufite ikibazo runaka cyabaye insobe mu buzima bwawe. Harimo n'umuntu ujya kwa muganga agiye kwivuza, bagashakisha indwara bakabura, bati ko tutabona indwara, yajyayo mu rugo akaremba, basubiza kwa muganga akabura indwara. By'ukuri abadayimoni bigaragaza mu buryo bwinshi. Kugira ngo rero tubisobanukirwe neza, tugiye kwiga icyigisho cy'umupastor bita Derek Prince. Ni umwe mu bapasiteri babayeho mu kinyejana cya 20 bakoze umurimo ukomeye cyane w'ivugabutumwa. Uyu mupasiteri, bimwe mu byaranze umurimo we kwari ugusobanurira abantu imikorere ya Satani, kwari ugusobanurira abantu imikorere y'abadayimoni, ndetse no kubereka inzira bakiriramo. Inzira yo gukiriramo nta yindi, n'Umwami Yesu Kristo. Rero nta kwicishije amatsiko, tugiye kubana hamwe n'uyu mupasiteri adusobanurire nawe ubuhamya bwe, atubwire nawe uburyo abadayimoni bamuzonze, akamara igihe atazi ikibazo afite, agakora ibishoboka byose, akiyiriza, agasenga, ariko bikanga. Ariko nyuma ijwi ry'UmwukaWera riza kumubwira riti burya ikibazo ufite n'abadayimoni. Nta gutindiye rero, reka dukurikirane icyo cyigisho. My description of demons is persons without bodies. Ngewe rero ubusobanuro ntanga ku badayimoni ni ibiremwa byitwara kimuntu, cyangwa se bimeze nk'abantu ariko bidafite imibiri. It's very important to realize you're dealing with a person. Buriya ni iby'ingenzi cyane kumenya ko uhanganye n'ikiremwa cyitwara kimuntu cyangwa kimeze nk'umuntu. In the early years of my ministry, I suffered from intense depression. Buriya mu murimo wanjye w'ivugabutumwa nahangayikishijwe cyane n'agahinda gakabije. That would come over me and rest upon me like a dark cloud. Ngo aho gahinda kazaga kuri njyewe kakangumaho, kakamerera nk'umwijima ungose cyangwa ucuditse ku buzima bwanjye. And shut me in. Noneho uwo mwijima ukanzimya mu bugingo, Keep me from communicating. noneho ntibirangirira ahubwo ukanambuza kuba naganira n'abandi. I struggled with it. I did everything. I Narahangayitse cyane, nakoze ibishoboka, prayed, I fasted, I narasenze, nariyirije, myself dead. I noneho nagerageje no kwiga ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. knew the scriptures, and the more I prayed and fasted, Ariko uko narushagaho gusenga ndetse nkaniyiriza, the worse it got. ahubwo nibwo ikibazo cyanjye cyarushaho kuba kibi, kigakara kurushaho. And I had no remedy, and one day I was reading Noneho nta gisubizo nari mfite rwose. Ariko noneho umunsi umwe nari ndi gusoma ijambo ry'Imana, Isaiah chapter 60, nari ndi gusoma muri Yesaya 61 murongo wa 3, and it said, in place of the spirit of heaviness, the garment of praise. ijambo rimbwira ngo Umwami Yesu mu cyimbo cy'umwuka w'agahinda gakabije cyangwa w'akababaro atwambika ikamba. The Holy Spirit spoke to me and said, that's your problem. Noneho ijwi ry'UmwukaWera riza kumvugiramo rirambwira riti kiriya nicyo kibazo cyawe. A spirit of heaviness, Ikibazo ufite ni umwuka w'agahinda gakabije, depression. ni umwuka w'ubwihebe. And when I knew that I was dealing with a person Noneho maze gusobanukirwa ko ndi guhangana n'ikiremwa cyitwara kimuntu, and not myself, nuvuga ngo ntabwo nari impanganye nanjye ubwanjye, you see, I've been blaming myself nuvuga ngo nari maze igihe nishinja nigaya. for all of this.
When I discovered it was another person, none maze kumenya ko ari ikindi kiremwa cyitwara kimuntu kindiho kinzonga, it was 80% of the way to victory. nari maze kugera nko kuri 80% by'intsinzi. And actually, I understood by revelation, kandi none binyuriye mu guhishurirwa it was a familiar spirit. naje gusobanukirwa neza ko wari umwuka wisanisha. That is a spirit that follows a family. buri umwuka wisanisha ni umwuka ukurikirana umuryango cyangwa igisekuru. And I realized the same spirit had affected my father. kandi none naje gusobanukirwa neza ko uwo mwuka n'ubundi w'agahinda gakabije waragenze kuri data umbyara uramuzonga, Many years. umuzonga imyaka myinshi. So all I needed was one other scripture. none icyo nari nkeneye ni irindi jambo ry'Imana, Let me share it with you. kandi none iryo jambo ngiye kurisangira namwe uyu munsi. Joel 2:32. It ni ijambo riri muri Yoweri ibice 2 umurongo wa 32. shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be delivered. ni ijambo rimbwira ngo igihe kigiye kuzaza aho umuntu wese uziyambaza izina ry'umwami azatabarwa cyangwa se azabaturwa. I called on the name of Jesus mvuga ngo nanjye niyambaje izina ry'umwami Yesu, and I was delivered. kandi none cyabaye narabatuwe. This thing, it was like a heavenly vacuum cleaner came down mvuga ngo iki kintu cyari kimeze nk'umukubuzo uriya wa kijyambere ukoresha umuriro, over my shoulders and just sucked none kikinjira mu bugingo bwanjye, mu mubiri wanjye, kikazamura ibindimo, kikamera nk'ikibizamuye kibikura mu bitugu kibizamura. this thing out. And I had struggled with it for years none iki kintu cyaranzonze imyaka myinshi bavandimwe, until I recognized it kugeza igihe naje gusobanukirwa neza ko was not myself. mvuga ngo ntabwo ari njye ubwanjye wirwanyaga, It was another person ahubwo n'undi muntu wari undimo, seeking to afflict me. kandi none icyari kimuraje ishinga ni ukuntoteza, ni ukumbabaza. And I want you to understand, when you once realize you're dealing with a person who none ndagira ngo kandi umenye ko nubasha gusobanukirwa neza ko uhanganye n'umuntu, is not yourself, mvuga ngo ntabwo ari wowe ubwawe, ahubwo n'undi muntu ukurimo. you're about 80% of the way mvuga ngo uzaba ugeze nko kuri 80% by'inzira to deliverance. igana ku ntsinzi, igana mu kukunesha. Now, as I understand it, kandi noneho umaze kubisobanukirwa, let me say I've been dealing none with reka mbabwire ngo demons for more than 30 years. uyu murimo w'ibwirizabutumwa ujyanye no kwirukana abadayimoni mumazemo imyaka irenga 30. I first got involved in 1963. natangiye muri murimo mu 1963. Some people said, well, Brother Prince will soon none abantu benshi barambwiraga ati muvandimwe Prince, give it up, ibi bintu uzabivamo, ibi bintu rwose uzamanika amaboko bivemo, change his doctrine. kandi noneho uzanahindura imyumvire n'imyemerere yawe. I have to say, at the age of 80, I have ariko ndababwiza ukuri, ngeze imyaka 80 given it up. ntabwo nigeze manika I amaboko, haven't changed my doctrine. nta nubwo nigeze mpindura imyumvire n'imyemerere yanjye. I'll tell you one reason. It's none ndababwira impamvu. natural, and number icya mbere ni uko bihuye n'ijambo ry'Imana, two, it works. icya kabiri kandi ni uko bikora. I want to offer you 3 objectives that demons have. none ngiye kubaha intego 3 z'ingenzi abadayimoni bagendana cyangwa baba bafite. Number 1, to torment and torture. buriya abadayimoni cya mbere baba bagambiriye kukubabaza no kukwica urubozo. They are the torturers. buriya abadayimoni bica urubozo. Number 2, to keep you from knowing Christ as Savior. none ikindi abadayimoni baba bagambiriye kukubuza kumenya umwami wawe Yesu Kristo ariwe mukiza wawe. And number 3, if you come to know Christ as Savior, ariko noneho nubaca muri humye ukamenya Kristo, to keep you from serving Him effectively. bazakubuza kumukorera nk'uko bikwiye. Now we have to distinguish between 2 things. What's noneho ariko ikintu nababwira, tugomba kumenya gutandukanya ibintu bibiri. called the flesh Ngo hari icyo twita kamere, and demons, or evil hari n'icyo twita noneho imyuka mibi cyangwa abadayimoni. spirits. The flesh is the old carnal nature that every one of us have inherited noneho iyo tuvuga kamere tuvuga ya mico mibi, ya mico yanduye twarazwe n'umukurambere wacu Adamu. from Adam. All of us are descendants from Adam. Ngo twese dukomoka kuri Adamu, And Adam did not beget any children until he was a rebel. kandi noneho buriya Adamu ntiyigeze abyara mbere y'uko akora icyaha, mbere y'uko yigomeka ku Mana. And every descendant of Adam has the nature of a rebel in him. That's kandi buri muntu wese ukomoka kuri Adamu afite kamere yo kwigomeka, niko abakomoka kuri Adamu tumeze. the old man. Ngo twese dufite wa muntu wa kera, dufite ya kamere nyine. Now, the other thing that we deal with is evil spirits. noneho kandi ku rundi ruhande duhanganye n'abadayimoni, And it's important to know what you're dealing with, kandi noneho ni iby'ingenzi cyane kumenya ngo uhanganye n'iki muri ibyo byombi, because the remedies are completely kubera ko kandi n'ibisubizo biratandukanye kuri ibyo bibazo byombi. different.
See, I was dealing with the spirit of heaven. Mvango nkanjye nari impanganye n'umwuka w'agahinda gakabije, I was trying to deal with it. ariko noneho ugasanga ni kugerageza kuwurwanya nk'urwanya kamere. With the flesh. I was trying to crucify it. Mvango nageragezaga kugira ngo mbe nabamba uwo mwuka utera agahinda gakabije, Because that's the remedy for the flesh, but you can't kubera ko uwo ubundi ni umuti wa kamere cyangwa ni igisubizo cya kamere, crucify a demon. kubera ko ntushobora kubamba umudayimoni, Nor can you cast out the flesh. kandi noneho na kamere ntabwo ushobora kuyirukana, kuko umudayimoni baramwirukana, noneho kamere yo ugomba kuyibamba, ugomba kuyicecekesha, ugomba kwiyima amahirwe yo kugira ngo ikore. You have to know what you're dealing with. Noneho urumva ko ugomba kumenya ngo uhanganye n'iki. A man came to me once and he said, brother, Ndabaha urundi rugero. Hari umugabo umwe igeze kunsanga aranganiriza arambwira, Prince, I want you to cast this demon out of me. arambwira ati muvandimwe Prince, ndakwinginze nyirukanamo no mudayimoni untesheje umutwe. I said, what's your problem? Noneho ndamubaza nti ufite ikihe kibazo? And he began to tell me his difficulty in relating to his wife. Noneho arangije atangira kumbwira ingorane afite mu mubano we n'umugore we. I don't think I can cast that. Ndabwira nti ndumva uwo ngo atari umudayimoni, nta nubwo namwirukana uwo, It's your fleshly nature. ahubwo iyo ngiyo ni kamere yawe. You have to crucify it. Vangu iyo kamere yawe ikubuza kubana amahoro n'umugore wawe, ugomba kuyicecekesha, ugomba kuyibamba. So we need to know, am I dealing with my flesh Dukeneye no kumenya ngo ese mpanganye na kamere or am I dealing with a demon? cyangwa se mpanganye n'abadayimoni. And I will give you a little list of characteristic activities of demons. Noneho rero ngiye kubaha ibirango biranga imikorere y'abadayimoni. Number one, they entice. Buriya abadayimoni barashukana. There's not a single person here above the age of 6 Nk'urugero nabaha, abantu turi hano nta muntu waba urengeje imyaka 6 ngo yihanagaze ngo avuge ngo has not at some time been avuge ngo nta gihe runaka yigeze ashukwa ngo abe yakora ikintu kibi. enticed to do evil. Very often it comes in words. Kandi akenshi biza bimeze nk'ibitekerezo muri wowe. See that nice gold pencil? Urugero ushobora nko kubona ikaramu iri hasi, Yeah, pick it up. noneho kumva nk'ijwi rirakubwiye ngo yitoragure. Nobody will know. Ijwi rikakubwira ati nta muntu uri kubibona, nta muntu uzabimenya, itoragurire wigendere. If you drop your pencil, they would do it to you. Noneho kumva ijwi rirakubwiye ngo ubundi se ari nkaho uyitaye byagenda bite, undi ntiyaza akayitora. Anything that comes to Uzabona nk'urugero nk'amafaranga, ushobora kubona mugenzi wawe ataye amafaranga ari imbere, ijwi rikakubwira ati itoragurire, nta muntu uri bibone, nta muntu ubyitayeho, ubundi se wowe uyataye hari uwaza kugushakisha ngo yagusubize. Mbene rero nk'ayo majwi, cyangwa se ugiye gukora nk'ikindi kintu runaka, kumva nk'ijwi iri muri wowe riguhatiriza kujya gukora icyo kintu. to you in words comes from a person. Rero niwumva nk'amajwi muri wowe, ukumva nk'inama mbi ziri muri wowe, uzamenya ko izo nama zivuye ku muntu runaka, ntumurebesha amaso ariko ari muri wowe. So you know that enticement comes from a person. Ubwo bushukanyi rero ujye umenya ko buvuye ku mwuka uri muri wowe. A demon. Number two, they harass. Or Kandi buriya abadayimoni batesha umutwe. when say in English, harass. I'm buying. Abadayimoni rwose bagutesha umutwe bakakubuza amahoro. I have this little example in my mind. Rero ngiye kubaha urugero rumwe rundi. It's just there's this businessman. Ngo ari umushoramari umwe He's had a terrible day in the office. yari yagize umunsi mubi rwose mu kazi ke, Everything went wrong. ibintu byose byari byagenze nabi mu kazi, Failed. ndetse na cya cyuma gitunganya umwuka mu nzu gituma hadashyuha cyangwa ngo hakonje cyari cyapfuye. His secretary didn't touch. Noneho n'umunyamabanga we nawe akazi kamunaniye yagakoze nabi. That's right. And then he got in the car to go Noneho umugabo aravuga ati reka noneho ntahendewe ko naniruhukira. home, and he got in a jam in the Noneho mu gihe yari mu muhanda atashye, asanga harimo ambutiyaje nini, motorway, and yari mu muhanda muremure, spent an hour sitting in amara amasaha menshi yicaye mu modoka ategereje ko yagera mu his rugo. car, and it's all the fumes. And finally, when he Noneho igihe cyaje kugeragera mu gets rugo, home, his wife hasn't got supper ageze mu rugo noneho asanga umugore nta nubwo ararangiza guteka ibya nimugoroba. already, and the children are running around. Arebye asanga abana bari mu kavuyo, bari gusakuza, bari gutesha umutwe ibiri mu rugo. Screaming. And at that moment, as they say in America, he blows Noneho rero muri ako kanya umugabo isukari yaramuzamukanye, his stack. He loses control. arangije kwifata no kwihangana biramunanira, He begins to shout atangira gusakuza no kuvuga nabi. scream. And that demon of anger that is Noneho umudayimoni w'uburakari following him around yari yakomeje kugenda amukurikira gake gake. all day Muri ubwo buzima yari arimo muri uwo munsi yari iriwe amugendaho amukurikirana. slips in. Noneho umudayimoni arangije amwinjiramo bucece. And after that, he's a slightly different person. Noneho akimara kumwinjiramo uwo mudayimoni, umugabo yahise ahinduka ako kanya. From after that, at times, Ni ukuvuga ngo rero
nyuma y'akanya gato something comes over him and he wounds ikintu cyaje muri we kiramutegeka kiramukoresha arangije ababaza abantu people he loves most. abantu yakundaga arababaza abafata nabi ubwo ni umugore we n'abana be And his wife looks at him from time to time noneho igihe cyarageze umugore we yajya amureba and sees something akabona rwose umugabo we in yarahindutse his eyes she never yareba mu maso ye akabona ntabwo ari wa mugabo bashakanye And then he's repentant and noneho igihe cyarageze wa mugabo aza kwihana aricuza penitent and he says, yarimo yihana afite agahinda n'akababaro I'm sorry, aravuga ati mbabarira I don't know what made me do it. ntabwo nzi icyanteye gukora biriya Well, we do know what made me. ariko ndakumenyesha ko twe tuzi icyabimuteye It was the demon of anger. yari umudayimoni utera uburakari It had harassed him or harassed uyu mudayimoni yakomeje kumutesha umutwe him, and in the moment of weakness, noneho cyagiye umugabo yacitse intege yatentebutse slipped in. umudayimoni amwinjiramo bucece Then demons torment. noneho kandi buriya abadayimoni bica urubozo They are the tormentors. abadayimoni bakwica urubozo rwose They torment spiritually. bibaho kandi nta nubwo bakwica urubozo mu bigaragarira inyuma gusa banakwica urubozo mu buryo bw'ibitekerezo mu buryo bw'umwuka With the suggestion, God doesn't love you, you're not really urugero barakubwira ati wowe ntabwo Imana igukunda saved. That's a common we ntabwo bacunguwe rwose form of torment. ubwo ni uburyo bumwe bashobora kukubabazamo no kugutotezamo They torment emotionally with fear. noneho bashobora no kugutoteza mu marangamutima They torment physically with bashobora no kugutoteza mu buryo bugaragarira amaso inyuma ku mubiri all sorts of horrible things like murabona zino ndwara zose bino byago byose biri ku bantu hari ibyago byinshi bikururwa n'abadayimoni indwara z'ububabare bw'imitsi n'ingingo so on. ndetse n'ibindi They are the tormentors. abadayimoni rwose bica urubozo And Jesus said, kandi none Yesu yarabivuze listen, if you don't forgive your aravuga ati mwene data nutababarira mwene so fellow believer, God will deliver you to the tormentors. Uwiteka azakurekera mu maboko y'ugutoteza Who are they? none abadutoteza ni bande The demons. ni imyuka mibi abadayimoni A lot of Christians kandi bamenyesha ko abakristo benshi are in the hands of demons because they uyu munsi bari mu biganza by'abadayimoni mu biganza bya satani refuse to forgive some other person. kubera ko bananiwe kubabarira bagenzi babo kutababarira ni ikibazo cyane Then demons compel. noneho kandi buriya abadayimoni barahatiriza They make us do things bivuga ngo baraguhatiriza ukaba wakora ikintu utakwiye kuba we ukora don't really want to do. ikintu udashaka gukora baragutegeka ukagikora That some of the things they compel you to do are really comical. kandi noneho hari n'ibintu bagutegeka gukora kandi ukabona ntabwo bifite icyo bivuze ni ibintu bidashinga I had a letter after the deliverance service from a woman noneho hari umudamu umwe twari turimo tumusengera tumwirukanamo abadayimoni age 25 and yari nk'umudamu w'imyaka 25 said, for the first week in noneho my turimo tumusengera arambwira ati kuva nabaho life that I can remember, I ati mu gihe cyose mbasha kwibuka ubuzima bwanjye haven't been biting my nails. sinigeze ndya inzara mu buzima bwanjye What made her bite her nails? none se niki cyatumye uwo mudamu arya inzara ubundi A demon. ni abadayimoni Can you believe that? ushobora kubyizera ibyo bintu I know it's true. ariko njye nizera ko ibyo ngibyo ari ukuri And then demons enslave. kandi buriya abadayimoni bafatira umuntu mu bubata bagira umuntu imbata They make you slaves. bakugira umucakara rwose You see, people can sin urabizi buriya abantu bashobora gukora ibyaha and stop sinning ariko none igihe cyagera bakava muri bya byaha if they decide. kubera iki kubera ko babihisemo For instance, a man may get drunk umuntu ashobora kuvuga ati wenda umuntu ashobora kujya gutya akaba ni umusinzi and then decide I won't get drunk. ariko nyuma akavuga ati ubusinzi mbuvuyemo And he doesn't drink anymore. sinzongera kunywa inzoga ukundi He sinned, but he's not enslaved. bivuga ngo yakoze icyaha cy'ubusinzi ariko abivamo But an alcoholic ariko wa wundi wabaswe n'inzoga is a man who can't stop drinking. uriya biramugoye kureka gusinda no kunywa inzoga He is enslaved. bivuga ngo uriya yafashwe bugwate uriya yarabaswe Now, if you put compel and enslave, none nufata guhatiriza ndetse no gushyira mu buretwa you get the word addiction. biratanga ijambo rivuga ngo kubatwa And in my personal opinion, kandi noneho ngewe uko mbyumva every addiction of any kind ikintu cyose cyakubase ikintu cyose cyakugize imbata is demonic. icyo kintu inkomoko yacyo ni abadayimoni And there are a lot of respectable addictions. kandi noneho hari ibintu byinshi bakubatiramo kandi bigaragara nk'ibyiyubashye Some very unrespectable. hari n'ibindi bakubatiramo ariko biteye isoni But if you are addicted, ariko niba hari ikintu wabaswemo you have a problem. ugomba kumenya ko ufite ikibazo Your problem, I think, in 90% of the cases. kandi nakubwira ko nka 90% ni abadayimoni Demons defile.
kandi no muri abadayimoni barangiza, abadayimoni barahindanya, They make us feel dirty and bivuga ngo batuma wiyumvamo ko wanduye muri wowe, unclean. ko wiyumvamo ko hari ibitagenda byanduye muri wowe. They project evil, impure images, Abadayimoni ni abantu bashobora kuza bagashyira amashusho mabi mu bitekerezo byawe, thoughts, and cyangwa ibitekerezo byanduye muri wowe, words into our minds. amagambo yanduye muri wowe. And I've talked with people at various times who Noneho hari said, n'abantu nagiye nganira nabo mu bihe bigiye bitandukanye, just when I'm getting closest noneho to bakambwira bati cya gihe mba nshaka kuramya umwami wanjye, the Lord, when I really want to worship Him, igihe rwose mba nshaka guhimbaza Imana, these horrible things nibwo njya kubona nkabona amashusho mabi cyane ateye ubwoba, ateye come isoni, into my mind. atangiye kuza mu bitekerezo byanjye. And I said, you can be sure it's a demon. Any None narababwiye nti rwose mwizere ko ibyo ngibyo ari abadayimoni. then demons deceive. Kandi noneho abadayimoni barayobya, cyangwa se abadayimoni barashukana. They are behind all forms of religious deception. Buriya abadayimoni ubuyobe bwose mubona baburi inyuma. Paul said in 1 Timothy chapter 4, in the last Kandi buriya mu rwambere rwa Timoteyo igice cya 4 Pawulo yarabivuze. times, some will depart from the faith. That's Yaravuze ngo bamwe mu gihe cya nyuma, mu gihe cy'imperuka bazava mu kwizera, Christians giving heed to deceiving spirits kandi noneho bazemerera gushukwa n'imyuka iyobya, and doctrines of demons. kandi noneho bazanemerera imyemerere n'imyizerere y'abadayimoni. And believe me, my dear brothers and sisters, there Kandi noneho ndagira ngo mubyizere bavandimwe, are a lot of different deceiving bivuga ngo hari imyuka iyobya igiye itandukanye hanze aha, spirits with doctrines that are demonic. kandi noneho iyo myuka nta kindi kintu izana uretse kuzana imyizerere n'imyemerere y'abadayimoni, And they're very near to all of us. kandi iyi myuka iradusatirira, twugarije. Finally, demons make people weak Noneho ikindi, abadayimoni baca abantu intege, or sick babatera kurwara, or tired babatera no kumva bananiwe, or kill them. noneho bashobora no kubica. Abadayimoni n'abicanyi. I dealt with a woman once. This is a remarkable situation. Hari umudamu umwe twasengeye ngo tumwirukane w'abadayimoni. Uru ni urugero rumwe rwigaragaza. 72 different demons Uyu mudamu yari afite abadayimoni 72 batandukanye. came out of her. She was a respectable woman. She was Uyu yari umudamu rwose wiyubashye. a registered nurse. Uyu mudamu rwose yari umuforomokazi uzwi. She was charismatic and Uyu mudamu yari umukarismatike, gospel, kandi noneho yari umupantekote. but she had 72 demons. Ariko yari afite abadayimoni 72 I muri didn't we. count them, but there was a woman Njye ntabwo nigeze mbara abadayimoni, making a little note of the name. ariko turi kumusengera hari umudamu bari kumwe arimo yandika amazina y'abadayimoni. And in the middle of this, it lasted Noneho turi kumusengera, kuko kumusengera byatwaye amasaha 5 yose. 5 hours. She said, "Oh, I'm so tired. Yagezeho ngo aravuga ati ndananiwe I rwose, can't go on. I ntabwo nshobora gukomeza, can't take any more." ntabwo nshobora kugira icyo nongeraho, ndananiwe rwose. And I thought, well, poor woman, Noneho nanjye aravuga nti yowe no mubyeyi rwose yahangayitse, she really is tired. uyu mudamu rwose arananiwe. The Lord showed me that's not the woman, that's the Noneho umwami arambwira turiya ntabwo ari umugore uri kuvuga biriya, aturiya ni umudayimoni rwose uri kumuvugiramo. I said, "You spirit of tiredness, come out of this woman." Noneho ndavuga ni we mwuka utera kunanirwa, va muri uno mugore nonaha. And it said, not the woman, it said, "That's right, she's all Noneho wa mudayimoni ahita amuvugiramo aravuga ati nibyo, ntabwo ari uno mugore unaniwe, this time. She's tired. ahubwo ni twebwe tumutera kunanirwa. And when she gets up, she's Ati kuko uyu mudamu ahora ananiwe, yaba abyutse yaba agiye kuryama. tired when she's going to bed. Uyu mudamu ahora ananiwe igihe Tired to cyose. read the Bible, too Uyu mudamu ahora ananiwe ku buryo atiga ijambo ry'Imana, tired to pray. kandi uyu mudamu ahora ananiwe ku buryo atanasenga. When that spirit of tiredness came out of her, she was no longer tired. Ariko uwo mwuka umuvuyemo ntabwo yongeye kumva ananiwe. We finished the deliverance. Twaje gusoza rero gahunda twari turimo yo kumwirukana w'abadayimoni. Demons make you go to sleep. Bari abadayimoni barasinziriza. There's a spirit of slumbers referred Hari umudayimoni rwose usinziriza utera to ibitotsi. both. Have you ever considered that you can sit up till 2 a.m. Wigeze ubona ko ushobora kumara igihe wicaye, urugero ukageza nka 8 z'ijoro wicaye, watching something that you probably shouldn't be watching uri kureba nk'ibintu utakwiye kuba uri no kureba on television? kuri televiziyo. But if you decide to read your Bible, you go Ariko wavuga uti ngiye gusoma ijambo ry'Imana, to 10 minutes. ugatangira gusinzira nyuma y'iminota 10 gusa. Is that right? Ibyo si ukuri, That's not natural. ariko ndakubwira ko ibyo ngibyo atari ibintu bisanzwe. There's something there that doesn't mind your watching television. Uri hari ikintu kiri hariya kitabangamirwa n'uko uri kureba televiziyo, Probably wants you to watch it, but does mind you're reading the Bible or praying. ariko kikabangamirwa iyo uri gusoma Bibiliya cyangwa uri gusenga. All right, those are some activities of demons. Ibyo rero ni bimwe mu bikorwa by'abadayimoni. Now,
the main areas in which they operate. none se ubundi abadayimoni bakorera hehe ubundi? I have to give this in a very condensed form, you understand? I'm writing a book about it. Ndagira ngo ibi bintu mbashe kubibabwira neza, ariko ndashaka kubabwira ko ndi kwandika igitabo kuri ibi bintu. Please pray for me. Ndagira ngo mbinyigire kunsengera. It's not an easy book to write. Kuko ntabwo ari igitabo cyoroshye kwandika. Iki gitabo yamaze kucyandika kera kuko kino cyigisho cyararangiye. Iki cyigisho yagitanze mu myaka ishize. Iki gitabo yamaze kucyandika. Abakunda gusoma rero mugende mushakisha ibitabo bya Derek Prince. Yagiye yandika ibitabo byinshi bivuga ukuntu umuntu yabaturwa, ukuntu umuntu yagira ubuzima bwiza muri Kristo. Yes. I discovered about 10 different kinds of spirits or demons mentioned in the Old Testament. Rero ndi gusoma naje kubona ko hari amazina arenga 10 y'abadayimoni yanditse mu isezerano rya kera. 20 in the new, that's 30. None hari n'amazina arenga 20 ari mu isezerano rishya. Ubwo urumva nteranyije n'amazina arenga 30 y'abadayimoni bagiye batandukanye. But that's just a little sampling. Kandi noneho urwo n'urugero ruto rw'ibyo nabashije kubona. Hundreds of different. Hari amajana n'amajana y'imyuka mibi cyangwa y'abadayimoni. The main area that they affect, I believe, is noneho ahantu bangiza kurusha ahandi emotions and urabangiza amarangamutima ndetse n'imico. And behind every negative emotion and attitude, uriya ikintu nakubwira ahantu hose uzabona imico cyangwa amarangamutima bibi, uzamenya ko hari ikibyihishe inyuma, uzamenya ko hari umudayimoni ubiri inyuma. Uriya ntabwo bivuze ko wenda utunze uwo mudayimoni, ariko ugomba kumenya ko umudayimoni ari hariya, icyo ashaka no kugira ngo akwinjiremo agufate bugwate. Urugero naguha, ushobora kugira uburakari busanzwe akaba atari umudayimoni, urumva ni wowe, ni ya kamere yawe. Ariko igihe ushobora kurakara ntushobore kuba wabishyira ku murongo cyangwa ngo ubikontorore, ni ukuvuga ngo niba ushobora kurakara ariko ushobora kuba utabigenzura, ukarakara utari ugambiriye kurakara, uzamenye ko hari umudayimoni uri kugusunikira muri ubwo burakari. None ngiye kubaha rumwe mu rutonde rw'abadayimoni ndetse n'amazina yabo, abadayimoni bazwi. None ikindi kintu nababwira ni uko abadayimoni bakorera mu dutsiko. Uriya umudayimoni iyo yinjiye afungurira umuryango abandi, kandi buriya nubona umudayimoni runaka mu muntu, ugomba kugerageza no gushaka inshuti ze kuko ntibasigana. Uri umudayimoni wa mbere ukunda kwigaragaza n'ubwibone, kandi ubwibone bugendana n'umudayimoni witwa kwigomeka. Buriya umudayimoni witwa kwibona n'umudayimoni utera kwigomeka na abadayimoni bagendana. None n'undi mudayimoni n'umudayimoni w'ubupfumu cyangwa kwifatanya n'isi y'umwijima. Iyo mvuze ubupfumu mvuze ibikorwa by'ubupfumu bigiye bitandukanye. Iyo mvuze ibikorwa by'isi y'umwijima ntabifatanya n'isi y'umwijima, imiryango y'ibanga cyangwa n'ibindi bikorwa byose bigambiriye guhura n'abadayimoni ngo bagukemurire ikibazo. Yaba kujya mu bapfumu, yaba gukora imihango ya gipagani, yaba gukora ibintu bigiye bitandukanye bidafite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana, ubwo ni ubupfumu. Murabizi ibikorwa byagiye biranga abantu byo guterekera, kubandwa. Uyu munsi abapfumu bakorera mu nzego zigiye zitandukanye. Hano hose abapfumu barajagara. Hari n'abakoresha ibintu by'ibyatsi, ariko ibyo byose bagambiriye gukura abantu ku Mana, bababeshyeshya ngo barabavura cyangwa baragira ikindi kintu babamarira. Ubwo ni ubupfumu. Noneho hakaza rero n'imiryango y'ibanga, hakaza amadini y'ibinyoma. Ibyo byose inyuma yabyo haba hari ibigirwamana, inyuma yabyo haba hari abadayimoni. Hari umwuka rero w'ubupfumu uhatiriza abantu kujya muri ibyo bintu. Ugasanga umubyeyi yabigiyemo, abana be babigiyemo, cyangwa ugasanga ushatse umugore cyangwa umugabo utabijyagamo nawe ukabijyamo. Bivuze ngo rero hari umwuka runaka uguhatiriza kujya muri ibyo bintu. Buriya iyo usomye mu rwa mbere rwa Samweli igice cya 15, buriya nusoma muri Bibiliya mu rwa mbere rwa Samweli igice cya 15 haratubwira ngo kwigomeka ni icyaha gisa neza neza no kujya mu bupfumu cyangwa kwifatanya n'ubupfumu. Buriya ahantu uzabibonera nk'urugero nabaha, buriya nk'urubyiruko rwo muri Amerika, ariko ni kimwe n'urubyiruko rwo mu Rwanda cyangwa n'ahandi ku isi. Abantu benshi muri abo ngabo
kandi noneho bose byarangiye banifatanyije n'isi y'umwijima, bagiye mu miryango y'ibanga, abandi bagiye mu bikorwa byanduye. Kubera iki? Kwigomeka buriya ntaho bitandukaniye n'ubupfumu. Ariko ndashima Imana ko nabonye benshi muri bo bahindukira bakihana kandi bakabaturwa bagakizwa. Ariko nakuyemo isomo. None buri undi mwuka uzwi cyane n'umwuka w'ubwoba. Buriya Pawulo yaravuze ngo ntago Uwiteka yaduhaye umwuka w'ubwoba. Uri umwuka w'ubwoba ntabwo uva kuri Yesu, ntabwo uva ku Mana. Ariko buriya ubwoba ni ikintu tworohereza rwose kwinjira muri twe. Kandi buriya ubwoba ntabwo bugenda bwonyine, bugendana n'undi mwuka witwa icyangire. Kandi buriya kimwe mu kibazo kijyanye n'amarangamutima kiri mu itorero uyu munsi ni ikintu bita icyangire. Buriya icyangire ni cya gihe uba wiyumvamo ko nta muntu ugushaka, wiyumvamo ko udafite umumaro, wiyumvamo yuko nta muntu ukwifuza, wiyumvamo ko nta muntu ugukunda, ukaba umeze nk'umuntu uri aho ngaho ariko nta muntu ukureba, nta muntu ukwitayeho. Ariko navuga ni njyewe uko nabashije kubibona, byibuze nka 20% by'abakristo babyemera ko ari abakristo, navuga neza ko abo bakristo bakeneye kubaturwa bakirukanwaho umwuka w'icyangire. Buriya rero uyu mwuka ahantu ukomoka mu gusenyuka k'umuryango. Buriya ikintu gituma umwana yumva atekanye buriya ni uko yitabwaho akanahabwa urukundo rwa se. Buriya rero iyo umwana atarezwe na se, atahawe urukundo na se, hari ikintu kiba kimurimo imbere kimeze nk'icyagize icyo kibura muri we, gitaka. Uwo mwana aba yumva atazi uwo ari we, aba yumva adatekanye. Noneho abavuga ati nta nubwo nizeye ko abantu bankunda. Noneho hari ikintu nshaka kubabwira kimwe. Nakubwira ko Umwami Yesu aragukunda. Ariko Satani azakora uko ashoboye kose kandi azagerageza kukumvisha ko Umwami Yesu akunda abantu bose, ariko we ntagukunda. Urakoze rero mwene data. Icyo ni icyigisho cya Derek Prince, atwigishije byinshi ku bijyanye n'imyuka y'ikuzimu, atwigishije byinshi ku bijyanye n'abadayimoni, kandi atubwiye ko amarangamutima menshi, cyane cyane amarangamutima yangiritse, akenshi haba hari imyuka y'ikuzimu ibyihishe inyuma. Ushobora kuba ugira uburakari bukabije, ushobora kuba ugira umujinya wihutiyeho, ushobora kuba ugira ishyari, ushobora kuba ugira agahinda gakabije nawe, ushobora kuba ugira umubabaro utaza gukomoka muri wowe ukumva urababaye gusa. Hari umuntu muhura ukumva ntago umwishimiye kandi nta kintu yakugize. Hari n'umuntu muhura rwose akumva ntashaka kuvuga, ukabura aho ngaho ukumva ntushaka kugira uvugisha. Nta muntu waguhemukiye, nta muntu wagukoshereje, ariko muri wowe ukumva muri wowe babyita ngo ntago ndi muri mode. Mu by'ukuri hari igihe ibibazo nk'ibyo ngibyo iyo byakomeje kugukurikirana, ntacyo utakoze, warasenze, waragerageje kwitwararika, ariko bikanga. Akenshi hari igihe ari imyuka y'ikuzimu cyangwa abadayimoni baba byihishe inyuma. Ni indwara nyinshi. Abantu benshi baramugaye uyu munsi wa none. Abantu benshi bafite ibibazo by'ubuzima. Abantu benshi barwaye indwara zanze gukira, kandi ari indwara zikwiye kuba zikira. Bakajya kwa muganga bagashakisha, bikanga. By'ukuri Satani arimo arakora muri iki gihe. Satani kandi yakizemo imbaraga. Kandi Satani umuntu wa mbere ahiga, umuntu wa mbere ashakisha, ni babandi Uwiteka yatoranyije. Ni babandi Umwami Yesu Kristo ashaka gukoresha kugira ngo bavuge ubutumwa bwiza. Mwene data rero, igihe kirageze kugira ngo ukanguke. Igihe kirageze kugira ngo uve mu bitotsi. Iyo urebye ubutumwa bwa Kristo, Yesu Kristo ari mu isi mu byagiye bimuranga. Yagiye avuga ubutumwa bwiza, yagiye agaburira abashonji, yagiye avura abarwayi, yirukanye n'abadayimoni. Ariko uyu munsi mu itorero rya Kristo, uwo murimo bawukuyemo. Amadini amwe namwe, cyane cyane abangaba baba bashaka indonyi, nibo babikora, ariko nabo bagamije inyungu mu bantu. Ariko ndababwiza ukuri ko iyi ni impano
umwami Yesu Kristo yahaye itorero. Ariko benshi bararambitse, benshi bashaka no kubyumva. Iyo umuntu yumvise ijambo abadayimoni aravuga ati mu izina rya Yesu. Ariko kuba wabyirengagiza, kuba wahumbya ntubirebe, ntabwo bisobanuye ko abadayimoni batinya ibyo ngibyo. Abadayimoni icyo batinya ni ukumenya ukuri. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umukiranutsi azatabarwa no kumenya ukuri. Muzamenya ukuri, ukuri niko kuzakubatura. Abantu bagumye mu bujiji bw'amadini, abantu bagumye mu bujiji bwo kudashaka kwiga no gusobanukirwa ijambo ry'Imana. Ariko igihe kirageze ngo dusobanukirwe, igihe kirageze ngo dukanguke twige ijambo ry'Imana. Igihe kirageze ngo twige tumenye ngo Uwiteka aradushakaho iki, Uwiteka aratwifuzaho iki, umugambi Uwiteka dufiteho ni uwuhe. Ariko tunamenye ngo Satani imikorere ye ni iyihe kugira ngo tubashe kumurwanya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo murwanye Satani azabahunga, mwegere Uwiteka nawe azabegera. Muvandimwe rero urakoze cyane, tuzakomeza kwiga bino byigisho kugira ngo dusobanukirwe. Rero niba ushaka kujya unkurikirana, ndagushishikariza gukora subscribe, kandi bino biganiro ubikwirakwiza kugira ngo ubutumwa bwamamare, kugira ngo ubutumwa bwa Kristo bugere hirya no hino. Uyu munsi hari umuntu ushobora kuba yari afite ikibazo, yarakiburiye igisubizo, nyamara ari abadayimoni. Wamwoherereza iyi video ukabutabaye ubugingo bwe, ukabutabaye ubuzima bwe. Kuko abantu ntabwo bashobora gutabarwa mu gihe bakiri mu bujiji, mu gihe batari basobanukirwa. Uwiteka abane nawe, kandi ndagusabira kugira ngo umwami Yesu akurinde agushoboze mu izina rya Yesu. Amen.